uwitwa Nyambo yaterewe ivi ariko ko nakubonyera ntabwo uri inshuti ya Nyambo Nyambo twari inshuti akibana na Miki ariko aho atakiri inshuti na Miki ubwo inshuti za Miki zose yazitaye mu bihano. None se Nyambo na Miki baratandukanye bapfuye iki? Bakiri inshuti ayo makuru yo ndayafite. Uwitwa Nyambo hari ibintu yabwiye Miki biriya by'ubukwe byuriya musheri abimubwiye ngo Miki nawe ababibwiye tita rwose dore ni gutya ni pasu ni ukuvuga ngo Miki n'umuntu bita Nyambo ngo ni gutya rega Miki urabona Miki yibereye umubyeyi ubwa mbere mbonye abakobwa baterewe amavi ubukwe sinzabubone ukagejeje ko bwa butazabase ariko se ubugwere uretse gato nguru tonde rw'abakobwa bagiye batererwa amavi akoska uwa mbere mukuru ukabashaka kuvuga ko na Nyambo se riravi ry'abari ari sikam ariko ubu ivi ryaterewe saa 9 z'ijoro ariko kuki bihisha mu ijoro zebra switch akakantu nakabike Nyamba gahinda wateye Titi Brown wateye Titi Brown mbere yo gukora ubukwe ni mudahura ngo muganire musabane imbabazi muhana amahoro ya Kristo so uragira ngo ajye gusezera Zebra Switch impamvu nje gukumira ndagira ngo nongere mfate umwanya nongere nkebure aba ba YouTubers b'impubutsi bipanga akazi ko kwinjira mu miryango y'abandi bakaza kuvuga ibibazo by'imiryango y'abandi bitabareba. Ninde winciye mu miryango y'abandi? Abantu bagize gutya bakinjira mu bibazo by'umuryango wa DBN n'umugore wiwe. Mufite ikibazo gikomeye, mufite imitekerereze mibi, mufite inda nini, mufite n'umunwa wabari. Uwitwa Kamarade rero we yahubutse ahita avuga ngo uwitwa Pamela ngo yasibye n'amafoto kandi ni Instagram ya update. Wabyakiriye gute? Eba mvuga ati ari abantu bahubuka. Hari IQ za bamwe mu banyamakuru ngewe njya mbona kenshi na kenshi mbona zitari developed sinzi ukuntu ziteye tu nkabona we ari gushaka views cyane no kugira ngo yerekane yuko yakoze nk'ubu ngubu hari ikiganiro nshaka kuzabwira abantu ntejo nzagikoraho niko nifitiye match nshaka kuzabahereza inkuru ya Ndahiro Valence Papi n'umuntu bita Korodeji nzababwira ikintu bapfa abanyarwanda none namwe mugende mutoze mwebwe muzamka mwere breaking nigendere twihere breaking aka nigendere ngiye kukubwira ikintu kimbwira Zebra Switch none ibi bintu ndanabibabwiye Ben niyigeze atandukana n'umugore wiwe ni inkuru bari gutegura ni update uwitwa Pamela yakoze yo ku updatinga Instagram yiwe mu rwego rwo kugira ngo uwitwa Pamela agiye kugaragara mu ndirimbo nshyashya ya The Ben bita Inshallah niyo ya ndirimbo nakubwiye bagiye gushutingira ku mazi hamwe n'iyindi ndirimbo afite yari yakoranye arongeye amugaruye muri video again muri Inshallah ubundi Inshallah uzi byari byo ni indirimbo agiye gusohora irimo n'umwana we Yes, ndagusuhuje mwifurije kugubwa neza no kugira ibihe byiza wowe tubana kuri Wapagahe TV nizere ko wakoze subscribe ngendi Zebra Switch nimba utarabikoze kanda kuri subscribe tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ngo ayikaze uri Kigali uri mu burasirazuba urengerazuba n'umujyi wa Kigali uri ibwota masimbi ikaze cyane kuri Wapagahe uri i Kigali mu Rwanda uri hehe aho uherereye hose komeza kugubwa neza ariko kandi nimba bitameze neza niba hari ibitagenda neza komeza usenge kandi ukore cyane bitewe na situation urimo ibintu biraza gukunda biraza kuba bihinduka utarapfa nta kirapfa niko mwisi bimera uyu munsi wa none tugarutse kuri Wapagahe TV Sky 2 umeze ute bimeze bite Mana meze neza cyane meze fresh ndashima Imana urebye muri rusange ariko cyangwa hagaze ahubwo mereza ingofero nayo naguha bayarwana bayaga butubwiza ukuri hari ingofero hariho manager agwamagaye Manager Gray umbabarire ngo hamagaye ndi mu kiganiro na Zebra Switch urumva Gray cyangwa uri busy
Ayambwira narindi mu kazi ariko ntacyo bitwaye. Nguhamagaye mu kiganiro Zebra Switch yarari kureba swag mfite ndi kumubwira uburyo ngewe ndimo ndashooting indirimbo ya yindi iteye ubwoba nagira ngo umpere ubuhamya Zebra Switch. Mumpere ubuhamya. Mumpere ubuhamya. Allo? Bari bampamagariyeho ni ba bantu banjye baba bampamagara uko bwije uko bukeye. Mumpere ubuhamya. Yafone bari kuvaho uraza gusubiramo. Okay, mumpere ubuhamya none ubu ngubu tuvugane. Ku ruganda se? Ubyumva. niwe avuga ko iki giceri cyose ari wowe kiri kuturukaho na fresheri mbikubwira ngo nako Kigali araza kwicara yiga. Grace yayisakuramo ni uri ko wagusinyishije bimeze bite? Kontera tugiye kuyisinya. Bamwita manager Gray. Gray ni wowe ufashe mu biganza umuhanzi wacu Sikayito wabagaho ukaba ugiye kumugarura mu kazi cyangwa nibyo kundirimba imwe gusa? Uko niko kuri guhagaze aka kanya. Ninjye umufasha ari mu biganza byanjye ariko iyo ndirimbo nimara gusohoka nyine uko kubwiye nibwo inzandiko zizasinywa. Ubu ngubu hari ibindi bintu nari mpugiyemo bitanyemera yuko mbikurikirana byose icyarimwe ariko gahunda nyine originale nuko nguko ipanze. Ase Gray nubuhe budasa wabonye muri Sikayito ku buryo warebye mu hanzi bose ugafata Sikayito ikorera n'ibigano kubatireka mu managing mu muziki? Sikayito byatangiye ndi umufana we. Ndamwibuka ko indirimbo bita bamvugirije induru ahashyira muri za 2020 niba atari 2019 niba nibuka neza. Yego. Nakomeje gukurikiranira ibintu bye hafi kugeza ubwo naje gushaka contact ziwe ndetse nza no kuzibona. Ubwo duhera aho ngaho tuganira kugeza ubwo nyine twanogeje ibintu twumva iyo nzira ariyo twabinyuzamo. Manager rero kugira ngo umuhanzi abe successful ugomba kuba ufite umuntu umureberera neza hano inyungu zano mu gihugu cy'u Rwanda kandi uwo nta wundi ni Zebra Switch. Hari ikintu uri kuntekerezaho? Ibyo bintu twabitekerejeho uretse kuba urimo utekereza yuko nyine ukurura wishyira. Ntago nakurura nikira kamemu ahise ahinduka mu Rwanda. Yego ariko nta mushinga utagira manager. Ubwo rero ugira Sikayito ibyo ngibyo twarangije kubitekereza nuko tutaragera igihe cyo kumubatangariza ariko arahari. Okay, ni byiza cyane. Reka tugushimire kuba uba hari tafaru gushyira abantu bari kuguhamagara nabo. Uyu nguyu ni umuvandimwe wanuza nde wamitsutse wande ateben muhamukazi nakoze indirimbo tiniro ni bumuntu afite indirimbo njyaye bamukupa gute bamukubye ahubwo. Yego Gray bari bamuhamagariyemo. Narimo nkubwira ni iby'agaciro gakomeye. Ni iby'agaciro gakomeye kuba tubona abantu bavuga ngo reka dushyira akaboko kuri aba bahanzi bacu twongere tubereke ko ibyo bakoze twabikunze kandi twabifanye kandi ntimuzacika intege. Ni byiza ko bibaye byiza byaba byarira umusaruro ndetse no ku bahanzi bikabageraho bari fresh cyane. Icyari kigamijwe urabona inyungu z'umuziki ntabwo ari inyungu zihita ziza ako kanya. Ni ukuvuga ngo urafata wewe n'umuhanzi wawe mukicara mukaganira mugahuza akana kariya then ukamushakira n'ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo atekereze yuko yaba successful. Yamara kubibona noneho umusaruro uzanye. Yego reka ngushimire cyane rero twari turi mu kiganiro. Reka ngushimire cyane twari turi mu kiganiro dukomeze tubabwire ibyo Sikayito aduteganyiriza.
murakoze. Murakoze cyane. Hari ikintu ushaka kongera kumubwira se? Nta kindi. Reka dukomeze ikiganiro. Ni indirimbo izasohoka ryari Sky? Ni indirimbo ndi guteganya yuko ibyo rero byose muri iki cyumweru ndabizi neza ko nayikorewe na team ya BHM. Ya Big Homies Music. Kwa Timba. Timba ba Didise, ba Mejake, ba Onesme. Man, ni team ifite abantu benshi cyane. Ni team irimo aba directors benshi cyane. Ubona yuko nyene ari team ifatika tugiye gukora ibintu bya danger. Urumva rero nago nari kubyifasha, nafite indi team igomba kuba ibiri inyuma. Yego rero ubwo ngubwo ni Sky tugiye kuba yongera garuka mu muziki. Bitandukaniye he na Sky wabanje Sky. Nukuvuga ngo itandukaniro. Ahantu bitandukaniye. Njewe mfite abantu banje njewe bambonye bangiriye icyizere. Bitewe n'ibyo njewe twagiye tuganira bikagenda byose bijya ku murongo. Urumva njewe Olivier Johnson ndetse na Gray ngende mu maboko yabo. Nibo bantu ngiye bari inyuma y'ibikorwa byanjye bya buri munsi. Njewe narabisabiye ndababwira ati wa grand frère ngiye comeback nyeneye nigomba kubaturukaho. Ubu no kuvuga ngo Olivier Johnson we ari kuri deal yo kuba ari kunshakira umuhanzi ukomeye wo mu gihugu cy'i Burundi ngomba gukorana. Yego. Ari mu Rwanda ariko nyine sindamenya kuko hari ibiganiro ndi kuganira na Olivier Johnson. Ngira ngo muhuze nawe na Gray babihurize rimwe bamfatira umwanzuro w'umuntu tugomba gukorana. Ariko Gray we ariko sinkizemo fanatism. Gray we ari gushaka double G. Sinkizemo fanatism. Ariko buri ukoranye n'umuhanzi bita Rinoji mu Burundi wabafata. Rinoji ni nishumi yanjye. Yego. Ni nishumi yanjye. Umuhanzi wabafata kuko after lyrics za da. Hari abahanzi b'inshuti zanjye mu Burundi. Hari uwo bita D1, hakaza Rinoji, hakaza Satibi, hakaza Big Fizzo yananyohereje muri studio yiwe gukoreramo indirimbo biticara wige. Jo Contract niwe wayikoze mixingwa na Terdem. Yego. Na Double J. Kiriku ntago turi inshuti cyane. Ntago muri inshuti cyane nanjye muri abo ngabo rero nakuri komanda. Ariko nanone ngewe ku cyifuzo cyanjye kubera ko Dramati ari umuntu wanje bya hafi ngewe niwe nari naganirijeho team yanjye. Tugiye kubona collabo ya Sky Bagahe n'umurundi utaramenyekana. Dramati ngewe ndifuza Dramati akubitemo Chorus nkubitemo ya hip hop yanjye cyangwa twese dukora afrobeat kuko nanjye injyana zose ndazimenya. Yego. Ni byiza cyane biraryoshye kandi nibyo kwishimira. Nta muntu utavuga ngo big shout out kuri aba bagabo baba bari kugufasha kugira ngo garuke mu muziki. Ndamushimira cyane. Nirinze kunabivugaho cyane. Gray ngewe ubwo narindi muri bya bibazo ndi mwishene. Numwe mu bantu buri abana supportinze cyane mu rwego rwa financial no mu bijyanye no mwavoka. Yuvuze financial byose birumvikana. Yego. Reka tumushimire cyane kandi Gray kudeshapo kuri wowe mu byukuri kubutekereza ko twamaze no gushutinga soon video irasohoka. Abanyarwanda ndabasaba amaboko. Aba Borogazi ndasaba ba Kari 250 ndasaba ba Kazungu Kabosi ba Rumuri ba Berishati ba Pronation ba Dumba ewana bose kabisa nta gufata uruhande ba aga promoter mani ba supporting ariko ikijyanye n'ibitangaza makuru ho abanyamakuru bo nabantu banje nk'ibisanzwe ni inshuti zanjye nk'ibisanzwe bo ndabize ko bagomba kunsupportinga ko barankumbuye ariko aba Borogazi ndetse n'aba influencers ndabakeneye muri ibi bihe ngewe ukora comeback mu muziki wanjye kuko maze nigenge na dropping siko naherukaga indirimbo nakoranye na Benovie bita turi wano urumva ko nayo naracendebereye Zebra Switch warubizi ko narimeze neza ejo bundi navuye gutanga mushiki wanjye ko Sky ntago nakubonye ako twari twabanje kujyana no kwiterekamo akantu kagatungo tunashyushye wagiye kuzamuka tumeze neza ariko uriye no kuvuga ngo iyo nkubana ari ariko ari surprise ntago nabonetse kuko umunsi we wagiye njewe no kuvuga ngo uriya munsi niho na shootinze boro za mbere zo kumanywa ku isabato na shootinze boro zo kumanywa ku cyumweru twari bushootinge biba ngombwa ko njya kureba match ya Rayon Sport ndasubika
projet naraye nyishutinze nimugoroba nibwo naraye nyisoje. Amamaze se cyangwa mite ninjira muri se. Oya mbabara tubanze twamamariza abakire bacu tubanze twibutsa abantu ko muri Kigali Hospitalities Bridge abakozi bakomeje kugenda biyongera kandi service za Kigali Hospitalities Bridge zamaze gusakara ku isi hose kandi unabona yuko nakunze ababosi b'amahoteli nakunze n'abandi bakire bagiye batandukanye bakomeje kugenda banyandikira bambwira ati waduhuje na Kigali Hospitalities Bridge nanjye ariko nkomeza kugenda mbahereza service bamwe n'abarangira yuko Kigali Hospitalities Bridge iherereye hano Batsinda mu gutanga service ku bakozi ndetse no kubashaka kongera experience mu bijyanye na training zo muri hospitality nk'ibisanzwe ndetse na training z'ibindi bintu bagiye bitandukanye kandi hari nakandi gashya kari muri Kigali Hospitalities Bridge hamaze kwiyongeramo nuko n'aba bana b'abakobwa bakora utuzi two mu rugo nabo bakeneye kwongera experience mu mikorere yabo bashobora nabo kuza bashobora kutugana muri Kigali Hospitality muri Kigali Hospitalities Bridge bakabasha kuba babona akazi cyangwa se bakanabona experience nukuvuga ngo rero si mu mahoteli gusa turi kohereza abakozi si no mu maresitora gusa no mu ngo naho ibintu biri gukomeza gukora. Ndakubwira rero ko niba ukeneye ikibanza ukeneye inzu ukeneye gutura gukodesha cyangwa se kugura no kugurisha mu mujyi wa Kigali mu burasirazuba mu burengerazuba Bugesera n'andi hose agiye atandukanye na undi muntu ugomba kuba aguhereza ikibanza na indi company yonyine yizewe ushobora kuba iguha inzu apartment yo guturamo niyo gukodesha ariko kandi ushobora kuba ukeneye nanone n'amazu yo gukoreramo business ibintu bigiye bitandukanye ni muri Edi Property Rwanda. N'ikibanza warabuze umukiriya wacyo ushobora kutwandikira kuri Edi Properties cyangwa se ukaduhamagara nimero ziba zihari aho ngaho iyo urebye muri screen cyane urareba ugahita ubona nimero ya Edi Properties ukaba wamuhamagara ukamubwira ati nimero nyikuye kuri Wabagaye TV mfite ikibanza yego mfite inzu yego mfite apartment yego nkeneye yuko muyishakira abakiriya tugane muri Edi Properties tugushakira abakiriya iyo mari nayo turayemerewe. Umwihariko rero wa Edi Property nta wundi nuko tuguhereza kontara kandi teyo kashi dufite icyangombwa cya RDB cyemewe bivuze ko twemerewe gukorera mu Rwanda hose mu kugura no kugurisha yaba ibibanza amazu amapartema n'ibindi bigiye bitandukanye. Nizera ko abakira barabo ngabo rero reka twinjira gucya bamwita Skytu Wabagaye mbabara gatoya mbona ikipe yawe barayikinduye bitanu waje wiyambarishije umukara ariko isakafa Kagame Cup yagucishije makaro waje wambara Rayon Sport ya ejo nzaba nyambaye ejo nzakina na Taska ngomba kuba nambaye brand new jersey nshyashya yareyo yasohotse harya ndayifite nukuvuga ngo Skytu twabonye ikipe ya APR FC ikubitwa ibitego 5 ku busa ikipe twabashije gutsinda 2 ku busa ngo APR barayikinduye ngo nanangabarizayo kwariko nanagahinda kawe turi kugenda turi kugenda twiga uburyo agahinda kiwe tuzamba ushaka kumuvuza depression ariko ni mugoroba yarayigaragaje akina na za kipe ngo zo mu birwa ariko se buriya iriya kipe ni ikipe koko yo gushotora uziko ngiye narinzi ko APR iriya kipe iri buyikubite 5 ubwo rero ikipe yaje irahubwo yibana umutwe ese ukurikije muri analize yawe urabona APR ishobora kugera kuri Sekafa oya rwose nibacire birarura nababwiye ni mugenda mujye gutegura ibindi bikombe bya bindi byo mu Rwanda bitegurwa mukagura abafana n'abanuza n'abasifuzi n'ikibuga byose abonye abafana bareyo bavuga ngo ntago twigeze asasika no wabyakiriye gute nk'umuntu n'ubundi widekaraye nk'umufana wa Rayon Sport wabyakiriye gute kubona APR FC igaragara mu mbaraga nkeya nka ziriya mu gihe Rayon Sport yo ubwo yo ari bwiri gushyiramo imbaraga kurusha mbere ereri ya mbere nje ndi kubona mu ikipe ya APR harimo ikibazo cyo kuba batarahaye agaciro abakinnyi babo kandi bakundira kipe banayirwaniriye harimo ereri yo kuba badafite mu gishaje Gilbert wirukanka kandi uzi no gushotoranya bakabura Ruboneka Jean Bosco uhagaze neza bakabura kapiteni ufite igikundiro n'ubundi abafana basanzwe biyumvamo aha worinde Claude niyo mugabo Jean Claude sibyo izo yerema eshatu mvuze nizo zonyine mbona yuko zikwiriye kuba zakongera zikagaruka muri APR mu rwego kugira ngo ikipe yongere yibonemo babantu babo kuko urumva zira erema zose zabuzemo kuko iyo ubona nka Ruboneka
iyo ubona nka Ruboneka ukabona kapiteni Claude nta urimo ukabona Gilbert kwa gushotorana kwiwe izo herema zari zikenewe muri APR yego wenda sinamenya uko byagenze sinzi nibyo bifuje muri APR ariko mbona yuko icyo cyuho tutarabona abantu baza kukizimya muri APR numva ayo mafaranga bajya kugura bari abanyamahanga bakabahereza ayo mamiliyari bagakwiriye no kuyahereza nabo peti nabo bakigaragaza sinzi nimba warabonye kavukire R3 uyu mwana wa hano ku Kagugu hano Gacuriro waramubonye uburyo yitwaye neza muri Rayon Sport urebe uyu mupeti Muhoza Daniel waturutse muri Etoile de l'Est wabonye ko muri Rayon Sport urabona yuko ntago reyo uburyo reyo yaka kanya imeze neza uhereye kuri bano ba Joko ba Jigima urabona ko ifite abakinnyi bameze neza nureba ubundi wadutsinde penalty yitwa gute Kaiman njye ntabwo ndamenya amazina yabo ariko ari ikibazo kimwe nshaka kubaza ariko nanone njyewe iyi sekafa njyewe according to myself nkurikije opinion yanjye njyewe nifuzaga nkuko iyi sekafa Kagame Cup yitiriwe umuyobozi w'igihugu cyacu akanaba ari nawe muterankunga mukuru perezida wacu His Excellence Paul Kagame nifuzaga yuko bambabarira bakanyihera APR ikaza tukica kinanira kuri finale none rero ntibikibaye ntibigikonze bivuze ko biracyagoranye ariko sereka nkubaza itsinze Vipers bitego 20 biragoye ni mu nzozi ubu ngubu no kuvuga ngo isigaye mu batera amabuye ikipe ya Rayon Sport mu gusinyisha rero ntago nabona ikintu nkubwira ntago Rayon Sport ikorera kuri pressure buretse gatoya tugendera kuri gake buretse gato reka nkubwire impamvu itagendera kuri pressure z'abafana imyaka yose wabonye kuri Rayon Sport imyaka yose wayibonyeho cyangwa uyizi wigeze ubona Rayon Sport ibura igikura nkota ntago Rayon Sport vugisha ukuri ntago igibura umukino wabona ibura umukino ntago igibura umukino kandi umukinnyi wese uje gukina muri Rayon Sport abaje avuga ati hano hantu ngiye kuhakorera izina ndahavana recruitment nzima yego urebe kubitwa ba Kamara urebe abitwa ba Diaro ni benshi urebe ba Cedric urebe nta mukinnyi wigeze uva muri Rayon Sport ngo ntabone recruitment nziza ubu sibureka nkubaze ubu kwizera sibyo buretse kwizora Olivier yego ko yanze gukinira Rayon Sport yarangiza akigumura niyegumuye uramuzamu ko nabonye atari guhagahenge kwizera ahubwo kwizera kuza kugaruka mu kibuga biraza kugorana kwizera yikoreye amakosa buriya ngo kwizera no kugira ngo agaragare mu Mavubi nukubera ko yari muri Rayon Sport kubera ko twamutije umurindi tumuhereza inspiration ndinde ari gufata imipira yo mu bire Rayon Sport n'amafaranga birahura ntago ari ya Sadat wavuze ko afite miliyari Datuke kafite ikibuga cy'indege hejuru ikibuga cy'indege hejuru y'inzu miliyari arayizi nayikoze aranayitunze shagiye kumbera ubwa Bruce Melody wavuze ko yasinyiye miliyari nawe atazi kuyandika twikomereze ntabwo oya buretse gatoya none se buretse gatoya Melody buretse gatoya na Sadat ndamwemera na Melody ndamwemera naba miliyarderi ubu se koko Sadat ari ku rwego bakakanya rwo gufata reyo arajya kuyigura ibi bibaro nabikubwiye tugikora ahantu bita ku nyenyeri ndakubwira ati Rayon Sport igeze iri kuri calibre yo guterwa inkunga n'abantu batari ba Sadat bafite amafaranga ahoraho hapana ba bantu baza none Sadat ntaga amafaranga yahoraho ariko wafata Sadat ukamugereranya na Zabeka wafata Sadat ukamugereranya na company nka Skol ariko nanone Sadat nawe arayafite umuntu ufite ikibuga wamaze kubaka ikibuga cy'indege jet privé wari wajyaho kukireba ariko yarabyivugiye Sadarata nimba ugifite icyo kibuga cy'indege uzakinembereza urata databuje ufite ubushobozi se bwo kuhagera wabona zahangeze reka twinjira muri showbiz ngira ngo murabizi ko ibiganiro byacu abari entertainment abari uko entertaining abantu ariko burya wabura n'icyo utoramo burya umuhanga yumvira harya bavuga imfugi yumvira mu rusaku Skyzo yego
uwitwa Nyambo yaterewe ivi abantu bose baraza baravuga ariko ko nakubonyera ntabwo uri inshuti ya Nyambo. Nyambo twari inshuti akibana na Miki, ariko aho atakiri inshuti na Miki ubwo inshuti za Miki zose yazitaye mu bihano. None se Nyambo na Miki baratandukanye bapfuye iki? Bakiri inshuti, ayo makuru yo ndayafite. Nta rwose dore ni gutya ni pasu ni ukuvuga ngo Miki n'umuntu bita Nyambo ngo ni gutya kada cyane nose ko Mika yateruranga bivu wabonye ko yamaze no kuba proud yo kwibera umubyeyi nyine yibereye umumama. Yego amatiriganya y'abakobwa nta kiyajyamo, ariko nanone ngewe ibya Nyambo byo gutererwa ivi si ubwa mbere mbonye abakobwa baterewe amavi ubukwe sinzabubone. Ukabutekereza ko ukabutazabase ariko si ubugwere uretse gato ng'urutonde rw'abakobwa bagiye batererwa amavi. Akoska uwa mbere mukubwira ntawe mvuze ntamutera depression. Ukabushaka kuvuga ko na Nyambo se riravi ry'abari ari scam, ariko ubu ivi ryaterewe saa 9 z'ijoro, ariko kuki bihisha mu ijoro? Ni ijambo ry'Imana rivuga gutera buretse gato ijambo ry'Imana rivuga gutarya mbwira riravuga ngo ibibera mu rwihisho bizajya hagaragara rega bara amajini we waririmbye ngo kamera y'Imana igira ute irabareba. None se ibi bintu reka mbikubwiye njye sinkubeshye sinzi ishusho mbibonamo nta nubwo ngewe najya gucira umuntu iteka sibyo yego, ariko ndagira nkubwirira ijambo Zebra Switch aka kantu nakabike. Nyamba gahinda wateye Titi Brown mbere yo gukora ubukwe ni mudahura ngo muganire musabane imbabazi muhana amahoro ya Kristo mukomeze musebekanya gutya umutera gahinda bikageza naho ngaho bishobora kuzakubera amazi mabi. So uragira ngo ajye gusezera ngo bajya gusezera bya bindi byo guganire, ariko uburyo yamubutse ariko buretse gatoya buretse noneho hitena nabivuga bivugwa yuko ngo buriya bimwe mu bintu byababaje uwitwa Nyambo kugeze n'ahatakiri kumvikana na Mika. Amakuru ni kurira ku muhanda bivugwa yuko buriya ngo uwitwa Nyambo hari ibintu yabwiye Miki biriya by'ubukwe byuriya musheri abimubwiye ngo Miki nawe ababibwiye Titi. Ese mama ibyo se byakabaye bibateranya kandi Miki yaratabaye umwana w'umunyarwanda ngwinurare buretse gatoya buretse nkubaze Zebra Switch imbaza ndagusubiza Titi Brown ni inshuti ya Miki twanamubonye ajya no kuri shop yi cyane rwose sibyo none se ubu kuba yaraje akamubwira ati Titi uriya mukobwa ugendemo gake ubigendemo gake ashobora kuba hari ukuntu ari kugenda agukwepa ubigendemo gake atazagutwarira umutima. Hari n'abandi even n'aba Junior Giti ibyo bintu bagiye babibwira Titi bamubwira ati Titi Brown wagenze gake si nawe wenyine n'abadumba abantu bose bagiye bamugira inama bamubwira ati Titi wagenze gake genda gakira mwana nta gukunda ari kukurira ifoto kandi abantu deja bo muri filime nagiye mbivuga abantu bo muri filime nibo bagize uruhare mu gutandukanya uwitwa Nyambo ndetse nande na Titi Brown. Titi wasanga nuza yaramahitamo ya kabiri twasibye byonyine Titi yaragiye agahinda karamukegeta yibagirwa uwo yagakwiriye kuba ari we ariko bakakanya Titi ari mu nzira nziza ari kuri move ari kugerageza ariko nanone agahinda Nyambo yateye Titi biragoranye cyane kugira ngo Titi azongera kongera kubona umukobwa akunda. Sasa nagafite cyana nicyo cyana nivuta ugenge nyine nka bimwe bya murumuna we Titi azajya agenda yikorezaho yigendera ntabwo uriya mukobwa yababaza Titi ni tapandigo ni ukwikorezaho ntabwo Titi azongera gutekereza neza ku bakobwa azi n'agahinda uriya mwana w'umukobwa yamuteye nuko bamwita Sky 2 wabagaye bamwita inspiration of the youth inyamatwa bahigana amakenga umwite Papa Joboy Papa Skyra Mr Solution Special Material umwite inkoma mashi y'igihugu byahamye bigaragarira abanyarwanda bose n'abanyarwandakazi. Sky 2 umunsi wa none uyu munsi wa none muri box office nje gukebura
nje gukebura nanakumira ntabwo nagutera ubwoba Zebra reka ibintu mba ngiye kukubwira ngewe ni ibintu byo gukebura no gukumira Zebra Switch urabizinda umutasi wa showbiz yego nje mba nzi inkuru nyinshi zigiye zitandukanye kandi nawe urabyemera Zebra Switch impamvu nje gukumira ndagira ngo nongere mfate umwanya nongere nkebure aba ba YouTubers b'impubutsi bipanga akazi ko kwinjira mu miryango y'abandi bakaza kuvuga ibibazo by'imiryango y'abandi bitabareba. Ninde winciye mu miryango y'abandi buretse gatoya sinde muvuga izina ry'abanyamakuru kuko abagiye babivuga ni benshi abantu bagize gutya bakinjira mu bibazo by'umuryango wa DBN n'umugore wiwe mufite ikibazo gikomeye mufite imitekerereze mibi mufite inda nini mufite n'umunwa w'abarenze ivanga mu bintu by'umugore n'umugabo gutya ariko se bani bande ntabone kandi nabivuze ndi gukebura aba YouTubers n'aba influencers n'aba bloggers uri kuvuga kamarade waje aje kuba bagarukaho bavuga ngo arahubuka nta muntu ndi kumentioninga nje ndi kumentioninga aba bana kwiteranya si ukwiteranya ibyo ndi kuvuga ndi gukumira wowe ndi gukumira uriya ndi gukumira buri muntu wese ukivanga mu bibazo by'imiryango y'abantu ukumira nkande se mukumira nkande nk'umutasi wa showbiz ninde wagutoye kandi abantu barantoye ndi nko mu mashi y'igihugu agosika none se buretse gato wowe vuga mukumira nje machaka kubinjiza mu mirongo migari y'igihugu no kugira ngo mutiteranye ubu se urabona nyene yuko abantu bose bashirira imvuto Nagire kutashaka kuvuga bukumira nabo nashize muri urusangi na muntu akakanya ndi kumentioninga uwiyumva yiyumve uwitwa kamarade rero we yahubutse ahita avuga ngo uwitwa Pamela ngo yasibye n'amafoto kandi ni Instagram ya update wabyakiriye gute reba mvuga ati ari abantu bahubuka ari abantu bahubuka bira bintu ari ukuntu IQ z'abantu zijya zintse sometime reka bivuge muri ubu buryo hari IQ za bamwe mu banyamakuru ngewe njya mbona kenshi na kenshi mbona zitari developed sinzi ukuntu ziteye tu nkabona we ari gushaka views cyane no kugira ngo yerekane yuko yakoze nk'ubu ngubu hari ikiganiro nshaka kuzabwira abantu nk'ejo nzagikoraho niko nifitiye match nshaka kuzabahereza inkuru ya Ndahiro Valence Papi n'umuntu bita Korodeji nzababwira ikintu bapfa abanyarwanda none namwe mugende mutoze mwebwe muzambwira oya kandi ari inkuru nzabahereza ejo reka ninjirire mu yarinzanye yego inkuru ngewe yarinzanye hari umuhanzi bita Nironi Bumuntu abantu bagiye bavuga ngo ni murumuna wa DBN ni murumuna uriya ni murumuna wa DBN oya ni kazi ni mubyara wiwe kandi ibyo ngibyo munavuga ngo ntago yamufashije ntago yigeze yanga kumufasha kandi yaravuze ko agiye kumufasha none subu ntago wabonye ko Ben yamushyiriye muri community indirimbo yiwe nshyashya yitwa banakoze na challenge indirimbo yiwe urabona yuko ari kumusupport ubwa mbere twatonye de Ben akora challenge y'abapukami cyane kandi irandirimbo ni nanziza kandi Ben ni n'umuntu w'abantu anikundira na gospel ubona ko uyu nguyu Nironi Bumuntu irandirimbo yiwe ni nziza nanjye nakumvishe numva ni sawa yarari no kumabagara mu kanya baze yavuga ati Sky tunange sharingira nk'umuntu wacu yego ntari bindaze kuvugana nawe n'insoza ikiganiro ariko Zebra rero reka nkuyere breaking nigendere twihere breaking reka nigendere ngiye kukubwira ikintu kimbwira Zebra Switch none ibi bintu ndanabibabwiye Ben niyigeze atandukana n'umugore wiwe ni inkuru bari gutegura ni update uwitwa Pamela yakoze yo kwa updatinga Instagram yiwe mu rwego rwo kugira ngo uwitwa Pamela agiye kugaragara mu ndirimbo nshyashya ya DBN bita Inshallah niyo ya ndirimbo nakubwiye bagiye gushutingira ku mazi hamwe n'iyindi ndirimbo afite yari yakoranye arongeye amugaruye muri video again muri Inshallah ubundi Inshallah uzi byari byo ni indirimbo agiye gusohora irimo n'umwana we n'umudamu we ibyo ni ibintu mbwiye abantu nawe yabaye umuvugiseni rindiri oya ni blessings z'umuryango si Inshallah se ni indirimbo yiwe yayishyizemo famille yiwe irimo Runa irimo niki na madamu arabyemerewe iyo niyo breaking nashaka gutanga iyo video ni igiye gusohoka ya Ben naho ibindi buretse gatoya ibi bintu buretse gatoya ndabikubwiye ngewe amakuru nifitiye ngewe namaze gutahura
nuko Beni agiye gusohora indirimbo bita Inshara ari kumwe na Pamela n'umwana we. Skype byemerere hano. Wijya kunegeka. Wijya uretse. Njyewe Inshara ni isoko itarimo Pamela na Runa. Yego. Uzamiki. Njyewe se. Nje ndi gadi se wabiteguye. Nyine avuga wo. Nje uzabivuga ko ufite makuru. Ngibyo nzabibaza gadi watinze gusohora iyo press. Reka mwihoreye nigendere. Sawa nagushimiye cyane. Wow, we let the game shake.